nimba ukora forex trading itondere n'amategeko mashyashya utazashiduka bagufunze mu Rwanda. Niba ukora forex trading iyi video ni iyawe. Ibintu byasubiyemo, ngiye kukubwira amategeko agenga forex trading yasohotse kugira ngo niba ukora forex nawe utazagwa muri aya mategeko. Inshuti zashinjira mumeze mute? Ndizera ko muri mwese mumeze neza. Nyuma yo guhemba miliyoni 25 muri forex trading mumaze kwiyakira, ibintu byarakomeje, ntabwo nkibyitayeho nyine, ubwo abari ahahise umuntu ariyakira. Rero uyu munsi ngiye kukubwira ibijyanye na forex mu Rwanda. Niba uyikora utabizi ibi bintu, ngiye kukubwira amategeko yasohotse agenga forex trading. Icyambere abantu bagiye bambaza cyane, bagiye bambaza ngo ese forex trading iremewe mu Rwanda? Igisubizo cyanjye ni yego. Forex trading ku giti cyawe iremewe, ariko forex trading ujya gutradingira abandi bantu ntabwo byemewe. Nubwo byemewe rero ugomba kumenya bino bintu mbere yuko usubira muri forex trading. Ikintu cya mbere, ese forex trading mu Rwanda igenzurwa n'iki? Igenzurwa n'abandi. Mbere na mbere forex trading hano mu Rwanda igenzurwa na BNR, urumva, n'ibigo by'imari, urumva. Murazi BNR igenzura amabanki, ikagenzura ibigo by'imari, ishobora no gutanga amabwiriza ku bijyanye n'ivunjisha, urumva, nicyo BNR ikora. Rero BNR niyo igenga forex trading kuko nabyo ni ifaranga koranabuhanga. Noneho ariko forex trading online, MT5, Binance cyangwa n'ibindi, akenshi ikorwa n'ababoroka bari hanze y'u Rwanda, sibyo? Akenshi abantu babikoramo ibintu bya Binance, ibintu bya forex trading, ababoroka benshi baba bari hanze y'u Rwanda. Ubu munsi ngiye kubwira amategeko y'ingenzi ukwiye kumenya. Niba ukora forex utayazi ushobora kwisanga rimwe bagufunga. Urumva, ntibibujijwe gucuruza cyangwa gukora forex trading online, ntabwo bibujijwe, ariko ntiwemerewe gukora nk'ikigo cyakira amafaranga y'abandi utabifitiye uburenganzira. Ariyo mpamvu iyo ugenda ubwira abantu ngo muzane amafaranga ngo mbatradingire, ngo ndatradinga, ngo ndi umutrader wa danje, baragufunga. Ibi ntabwo byemewe. Niba ucuruza abandi bantu amafaranga, ukenera license yo kugira ngo ibyo bintu ujye ubikora. Urumva, ujya muri BNR cyangwa ukareba ibindi bigo bibishinzwe, ukaba wasaba icyemezo kikwemerera gutradingira abandi amafaranga. Urumva, twagiye rero. Niba ukora forex trading rero ugiye kwiyandikisha ku kigo kiri hano mu Rwanda, urasora. Ushaka kugenda kwiyandikisha muri Rwanda Revenue niba nyine ukora nk'ikigo kinini, urumva, cyangwa se niba ubikora nk'akazi nyine ku buryo bwa ati ngiye kugenda redingira abantu n'iki n'iki, wagenda ukiyandikisha ukajya usora. Ariko umuntu ukora online ku giti cyiwe ntabwo bakunda kubikomeza cyane, keretse iyo ubikora cyane ukoresha n'amafaranga menshi, byo uba ukwiye kubisorera, kuko ntabwo uzakira miliyoni 500 cyangwa miliyari kuri konti yawe y'idolari ngo uri gusobanura cyangwa uri gutangaho umusoro. Icyitonderwa rero aricyo ugomba kumenya, forex trading si bank, nta protection ya leta ku muboroka wo hanze. Kwa kundi uvuga ngo ngo nandi kuri muboroka, none ibyo ugomba kubyimenyera. Ikindi, niba boroka agushutse biragoye kubikurikirana kuko leta ntabwo ijya ibijyamo. Ikintu cy'ingenzi cyane hano rero ngiye kukubwira, ntucururize abandi amafaranga utabifitiye license, ntukore investment cyangwa se company utabyemerewe. Gucuruza ku giti cyawe biremewe mu gihe ucuruza udufaranga duke nk'uko tujyamo ugashyiramo udufaranga duke duke ugatradinga, biremewe, ariko gucururiza abandi bantu ntabwo byemewe. Ni ryari rero forex uzaba ukora forex trading noneho bakagufunga? Ngiye kubwira ni ryari bano bantu tujye tubona bafunga bakora forex trading bamufunze, ni ryari bamufunga. Dore igihe byemewe forex trading itatera ikibazo: iyo ucuruza ku giti cyawe, iyo ukoresha broker wo hanze ntacyo bagutwara. Kubitsa no kubikuza amafaranga muri forex trading, ubitsa unabikuza tradinga nta kibazo. Dore icyagiriro tujya gukora twabona nk'umuntu twari tuzi w'umutrader ngo bamufunze, ni igihe ucuruza abandi amafaranga
umuntu agiye gukorera ngo umuntu yanyetse amafaranga ngo ntiredingire baragufunga. Ikindi, gukora kampani y'ishoramari udafite lisansi utabyemerewe baragufunga. Ikindi, gukusanya amafaranga y'abantu ukabashyira hamwe ngo ugiye kujya ubateredingira ngo nzagucururiza wunguke ngo nzanguzakira 1,000 ngo mbone miliyoni, ntibyemewe. Bya bindi mujya mubona online ngo ngiye ngo ncunga ngo konte ngo nkaguteredingira konte ngo tukagabana, ntibyemewe. Rero ibintu abenshi mu Rwanda bakunda kubafungira ni ibyo ngibyo. Ikindi ni investment groups ntago zemewe. Double account kwa kundi nyine uvuga ngo ndajya ngucururiza ngo wunguke ngo ngume ngo login ngo niki, no kumanaginga account aribyo navugaga ntago byemewe. Niba ucururiza abandi uba uri kwishyira mu kibazo cyo kuba wagira ute bagufunga. Mu magambo makeya rero, forex trading ku giti cyawe iremewe, iy'abandi ntiyemewe keretse ufite lisansi. Ubwo lisansi muzareba namwe kuri internet murebe icyo bisaba kugira ngo ufite lisansi. Forex trading ni umwuga mwiza, ni umwuga wakiza umuntu ku muntu wabyize. Ntago rero ukwiye kujya gufunga ngo gucururiza abandi. Afazari wafata udufaranga twawe ducyaya bari n'amadolari 100 niba ko kubizi, ugahira hasi ukazamuka. Ngiye nigeze mfata, hari umushuti wanjye nze ejo bundi yafashe $1 arageza ku madolari 500 ryari rimwe pe. Aragenda ajya kuri Well Trade Broker, hari ukuntu ushyiraho amafaranga bagahita baguha ibifaranga byinshi. $1 rimwe bagahita baguha nk'amadolari 100, ugatradinga nyine azamuka gutyo agenda afata $1 rimwe rihindura 500. Bibaho rero. Noneho rero dore ikindi kintu kijya kibaho, banki mu gihe nyine ushobora gukoresha ugiye kubikuza amafaranga kuri forex trading, ushobora gukoresha Binance, electronic wallet, ibyo nta kibazo urumva. Ariko mu gihe wakiriye amafaranga kuri banki ishobora kukubaza inkomoko y'amafaranga nimba ari menshi. Ikindi, ugomba kuba ufite ibisobanuro by'aho profit yaturutse. Bivuze ngo ugomba kugaragaza ngo ku buryo nyine bakubajije ati wakiriye miliyoni 100 kuri konti forex trading ukavuga ati niyo nkuru, ku buryo wagaragaza proof. Iyo utabigaragaje hari igikonti yawe broker cyangwa amafaranga yawe akaba yajyanwa muri beneri kubera ko utavuze inkomoko yaho yavuye. Ikindi, broker wizewe. Mu Rwanda rero nta muboroka dufite wemewe na beneri ku buryo beneri tubwira ngo uyu muboroka no munyarwanda aremewe na beneri, nta urabaho. Ariko abantu bakunda gukoresha ababoroka nka IC Market, Well Trade, FBC, XM n'abandi. Ikindi kintu rero abantu bakunze kumbaza ni ibijyanye no kwigisha forex trading. Kwigisha umuntu forex trading biremewe, kwigisha biremewe rwose. Niba utakira amafaranga, utizera abantu, ubaka inyungu nyinshi, ubabwira ko bazabona amafaranga ukashobora kubuzwa ngo 1,000 ngo mwigishe ngo uzahita ubona ngo 10,000 ngo mu kwezi kumwe, ibyo ntabwo byemewe n'uburiganya. Ikindi, kudakora kwigisha abantu mu buryo bw'uburiganya mubabeshya, ibyo bintu ntabwo byemewe. Ariko kwigisha ushaka guha umuntu training, kugurisha course, gukora YouTube channel, nta kibazo, biremewe. Ikintu ahubwo icyitonderwa mu kwigisha kijya gifungisha na cy'abantu ni ukwigisha umuntu umubwira ngo nzakwigisha ngo 100% ngo mu kwezi kumwe. Umwigisha umubwira ko azahita yunguka akabona miliyari. Gukoresha training nk'urwitwazo rwo gukusanya amafaranga, gushaka gushyira abantu muri investment ukajya uvuga ngo wenda ngo bari kwiga. Ibi ntabwo byemewe. Mu magambo make, gucuruza wenyine sawa, kwigisha umuntu sawa, gucururiza abandi ntibyemewe keretse ufite lisansi. Rero inshuti za Sonjera, nimba ukora forex trading ibi bintu byitondere utazashiduka bagufunze. Mbisubiremo, nimba ukora forex trading itondere no mategeko mashyashya utazashiduka bagufunze mu Rwanda. Mu Rwanda hari amategeko agenga forex trading. Nutayitondera rwose uzafungwa nk'abandi, kuko hari benshi bamaze gufungwa kandi barabatereda bakomeye, abantu binjiza amafaranga cyane, ariko ubu barafunze. Rero nawe byitondere utazashiduka ubaye nk'abandi. Rero ngaho mu subscribe, muramugize neza. Nitwa Sonjera umukobwa wanyu,
ciao ciao. Rero kandi ikindi mukomeze mugende, niba warahombye ongera ubyuke, maybe forex trading uyu munsi urahomba ejo kunguka. Bye bye, ndabakunda cyane.